Ikaze kuri Semugeshi bayingana dossier analytique tuganira geopolitique mu burasirazuba bwa hagati kano karere turimo ka Afrika y'ibiyaga bigari ndetse n'izindi ngingo z'amakuru arebana ariko kandi na politique mpuzamahanga. Kora Subscribe niba ari ubwa mbere udukurikiye umuyoboro n'urubuga rwacu tubashe kurugeza kure, dukomeze tuganire ku bivugwa ku ruhando mpuzamahanga. Hanyuma hari ibitekerezo bimaze iminsi bihari byo bifuza WhatsApp channel ndetse na WhatsApp group, muze kureba muri description y'iki kiganiro cyangwa se commentaire ya mbere iraza kubirimo, niyo ndaza gushyiramo na pininga. Abaza kuba muri interested mwinjirireho muze mu rubuga rwacu, ndetse turakreana WhatsApp channel tujye tunyuzamo amakuru uko asohotse. Hari ubwo ibiganiro bihagira bitinze, ariko kandi abifuza kumenya nyine byinshi babijya mbere mushobora guca kwizo mbuga zombi tugakomeza kuganira. N'abatindiye rero nkuko byari byitezwe, n'ubundi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran yahise ihamya inashinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba yavogereye agahenge kamaze iminsi gahari. Mu magambo yabo cyangwa se Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran yavuze ko nibura mu masaha 48 kuva igihugu cya Pakistan cyari kirimo kirashyiramo imbaraga birenze ibisanzwe, ibyo bise active mediation efforts. Iyi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran yahise ishinze igisirikare cya Amerika ko cyabagabyeho ibitero ku bigo byabo by'ingabo zirwanira mu mazi hariya hafi ya Kargi mu mujyi wa Bandar Abbas, ndetse Iran yahise yisunga article ya kabiri akagingo kayo ka kane mu byitwa UN Charter. Nkunze kuvuga ko ari ibyitwa UN Charter kuko ntacyo bimaze nubwo bijye bishyirwa mu bikorwa. Aha rero igisirikare cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo ziri gusabwa kuza kwishyura byose byangijwe cyangwa se kwirengera ingaruka zose ziri buze gukurikira. Hanyuma rero Iran yasivuga ko ibyo nyine bitagenderaho nk'ibisanzwe. Abaperesi rwose baravuga bati ntago biri buze kugenderaho, murabizi ko turi buze kwita twivuna umwanzi cyangwa se tugomba kubagabaho ibitero bikomeye, bibutsa ko mutagomba kujya mutuvogera uko mwiboneye kose. Ni mu gihe kandi n'umundi Iran iri mu biganiro n'ibihugu by'Abarabu. Murabizi ko ba Dr bombi, Dr Galbafi ndetse na Dr Arwagachi, abagabo bari Doha muri Qatar, aho bari kugerageza kugirana ibiganiro n'ibihugu by'Abarabu ngo barebe ko bahosha umwuka w'intambara ushobora kuza burukurikirane cyangwa se ushobora kuza bakurikirana mu myaka iri imbere, na cyane ko Iran nyine yamaze guheza inguni. Vuga ko niba bigomba igisirikare izabaho nyine bishingiye ku gisirikare, ariko kandi nanone bisaba diplomasi nakabuza rwose ngo bari open i diplomasi bazayikora. Hanyuma hari undi mutego ibihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri gutega ibihugu by'Abarabu. Ni umutego ukomeye cyane. Umutego rero ushobora kwibaza ngo umeze ute. Mbere yuko mbyinjiraho hano nkeneye inkuru iri hano. Murabizi ko 2020 nibwo bwa mbere mu mateka ya Isiraheli basinye ibyitwa Abraham Accord. Ni amasezerano navuga ko cyangwa se n'ubwumvikane mu bya diplomasi, ariko bishobora no kuzamo ingingo zijyanye n'ubukungu, ariko nyirizina amasezerano yari ya diplomasi yari agamije gutuma Isiraheli mu by'ukuri igirana umubano wihariye mu bya diplomasi n'ibihugu by'Abarabu. Nyuma y'igihe kirekire nyine n'intambara ibihugu by'Abarabu na Isiraheli barambyemo, babona ko icyo ari cyo gihe cyo kugira ngo mu by'ukuri bihuza. Ariko akaba harimo n'indi ngingo nanone yo kugerageza guhuza Judaisme, Christianity ndetse na Islam. Ayo ni amadini yombi arangwa mu burasirazuba bwo hagati, kugira ngo n'ubundi biriya bice bisa nkaho bisangiye umuco umwe w'amadini arambye cyane. Nanone kandi izi ntambara za hato na hato cyangwa se kukwibasirana kwa hato na hato bishingiye kuri iyi myemerere yombi, Judaisme, Christianity ndetse na Islam, byose nabyo bibe byashyirwaho akadomo ndetse n'iherezo. Hanyuma rero icyo gihe ku ikubitiro Isiraheli na amasezerano yasinye na Emirates z'Abarabu na Bahrain, ndetse nyuma ibihugu bya Afrika birimo Sudan ndetse na Maroc nabyo byaje gusinya kuri amasezerano. N'amasezerano kandi nyine arimo ingingo z'ubukungu byahise bifungura amarembo kuri Uganda na Sudan, bisa nkaho byari bimaze igihe biziritse nyuma y'intambara z'urudaca nazo zibasiye kiriya gihugu cyo ku mugabane wa Afrika, bituma nyine ubucuruzi bukorwa n'ibindi bitandukanye. Hanyuma rero umutego Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gutega
ibihugu by'abarabu by'imwereko biri mu kigobe cy'abaperse, ibihugu hafi ya byose biri guhatirwa cyangwa se bisa nkaho bigiye gusabwa gusinya aya masezerano ya Abraham Accords. Ni amasezerano nyine ubwo anarimo ngingo z'uko ibyo bihugu bizakomeza guhabwa umutekano no gufashwa na Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Emera z'abarabu mwarabonye ko byatangiye rwose vuba mu minsi ishize, nibwo Israel yatangiye umushinga wo gusohora Iron Dome, Iron Beam ndetse na David Sling, ubwirinzi bwabo kabuhari ubundi bitari bimenyerewe ko busohoka igihugu. Hanyuma rero amakuru hano kuri The Jerusalem Post, hanyuma abahanga muri politike muri Arabia Saudite bavuze ko cyangwa siniti n'abacurabwenge muri Arabia Saudite bavuze ko amasezerano cyangwa se amahoro hagati yabo na Israel ashoboka, ariko there need to be balanced two-state solutions. Bisobanuye iki? Ni ukuvuga ngo ubwami bwa Saudi Arabia bwavuze ko inzira cyangwa se amahoro na Israel bishoboka, ariko mu gihe cyose habayeho leta ebyiri. Ni nko kuvuga ngo Israel ibe leta ukwayo n'abanyepalestine cyangwa se bari abanyagazawe na West Bank nabyo ubwabyo bibe leta ukwabo. Hanyuma ni ingingo mbona ko isa nk'idashoboka. Kubera iki nyivuga kuri ibi ngibi? Kubera ko ikibazo cya ubwami bwa Arabia Saudite iyo buvuze two state solution for Palestine babusaba ko Israel iba igihugu ko na Palestine ikaba igihugu, abanyepalestine bagahabwa igihugu cyabo, nibwo bo bavuga ko batera intambwe yatuma basinya mapuro, niba nabyita impapuro cyangwa basinye nyine amahoro arambye n'iki gihugu cya Israel, cyane ko amateka nyine nagafavoreza neza kuko mubano mu bya diplomasi wa ubwami bwa Arabia Saudite na Israel ntago ari mwiza, nubwo none utavuga ko ari mubi, cyane ko kugeza ubu ngubu rwose Arabia Saudite no mu bihugu ngira ngo bitaremeza Israel nk'igihugu, kuko rwose Arabia Saudite bigishyigikiye cyane Palestine. Hanyuma rero kugira ngo niba nabo basabwa gusinya iriya Abraham Accords, ubwo biragaragara ko nabo nyine baba bagiye mu murongo, ariko sofa ibyifuzo bya Arabia Saudite bisaba Israel na Palestine kuba leta zitandukanye, byo babona ko bizakomeza kuba ingingo ishobora kugonga iki cyifuzo cy'aba banya Israel mu gusinyisha ariya masezerano. Hanyuma rero nyivuga kuri Israel n'impamvu bigoye, Hezbollah irimo irakoresha buhanga ryo ku rwego rwo hejuru igaba ibitero bikomeye cyane by'amadrone ku gisirikare cya Israel. Sofa muri bino byumweru bibiri bitambutse abasirikare 17 ba Israel bamaze kubigwamo. Noneho rero mu kanya uwitwa Bezalel Smotrich yabaye nk'ukora gashya, amashusho ndi buze kuyabona, aya mashusho ndagarukaho. Smotrich yabigenje ate? Uyu mugabo bita Bezalel Smotrich rero yavuze ati, ngiyi nkuru nayibonye kwa Liban, ati noneho buri gitero cyose cya drone kizajya kishyirwa no gusenya inzu 10 muri Liban. Nitumara gusenya inzu zose ziri mu murwa mukuru Beirut, tuzamanuka noneho tujye mu byaro cyangwa se mu bice by'intara za Tyre, Sidon ndetse no mu kibaya cya Jordani. Ibi ngibi kandi binakurikirwe nuko Israel yamaze rwose kuba igaba ibitero cyangwa se agahenge kari kemejwe tariki 17 Mata kavuyeho kubera ko Israel yagabye ibitero byo ku butaka muri Liban. Ngabo zabo ngizi rwose zinje muri Liban. Hanyuma rero ibi ngibi ubwabyo nabyo biri mu bisa nk'ibisubiza inyuma ibiganiro by'amahoro byagerwaho, kubera ko ukurikije icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Iran basa nkaho bari baremeranyijeho nuko kugira ngo byitwa ibiganiro byabo bijye mbere binakunde, Iran yarasabye ko Liban cyangwa se Lebanon ihabwa agahenge, ariko sofa murabona ko Israel iri gukora cyangwa se iri gutera intambwe isubiza inyuma bino biganiro, bita binashimangira amagambo nyine yo kwihenura mbyituko ya Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu wavuze ko bagiye gukora ibishoboka byose baraza gukora ibishoboka byose baburizemo umugambi cyangwa se bahagarike umugambi
mu gihe cyose babona ko ibiganiro hagati ya Amerika n'igihugu cya Iran bitari buze kubafavoriza cyangwa se bitari gushimangira inyungu zabo, bavuze ko rwose bo bari buze guhagarara bakarwanya uko bishoboka byose mpaka nyine inyungu zabo zigezweho. Ubwo byumvikana nyine ko batekerezaga amahoro and something, ibi rwose byageze ku musozo wabyo. Ngaye gukorera ibyo abanya Israel barimo hariya. Hanyuma rero ariko uyu mugabo hari indi nkuru nabonye nayo ngira ngo twavugaho, muramubona Major General Roman Goffman. Uyu mugabo rero barashaka aba boss wa Mossad agasimbura David Barney. Hanyuma uyu mugabo rero vetting committee ndetse n'urukiko rw'ikirenga muri Isiraheli especially nka Congress yagaragaje ko uyu mugabo uyu mwanya atawumerita. Hanyuma rero vetting committee hariya Abayahudi bagira amategeko nabo nazo uko ameze ariko nayabo of course. Iyi vetting committee ni ukuvuga ngo iyo umuntu yatanze candidature ihagarara imukurikirana, irasubira muri background, iri mwene nde, yakoze iki, ese nta miziro famille ifite, ubwe ni umuntu witwaye ate kugira ngo ube boss wa Mossad cyangwa se uyobore Mossad. Ubwabyo vetting committee byabaye ngombwa bagushidikanyaho, baguha vetting committee kagucamo ikareba byose. Hanyuma rero urukiko rw'ikirenga bari bemeje ibyo, ariko byarangiye bemeje ko uyu mugabo rwose nta muziro afite, bityo imirimo yo kuba umuyobozi wa Mossad urwego rw'ubutasi rubarwa rwose mu za mbere niba atari urwa mbere mwisi. Uyu mugabo rwose ngiye imirimo arayimerita. Bivuze ko rwose mu gihe gito uyu mugabo Major General Roman Goffman yari buze kuba ayoboye urwego rufatwa nk'urwa mbere mu butasi mwisi Mossad. Hanyuma urwego nyine ubwo ari buze kuruyobora mu gihe David Barney wari uyoboye iyi Mossad, ubwo turaza kumubona harahabwa indi mirimo cyangwa se ariko kenshi bakoze mu nzego z'umutekano muri Isiraheli baguma hafi aho, nago bajya kure, baguma n'ubundi hafi aho, bajya kure rwose. Ubwo nawe turaza kumubona nyine ubwo mu yindi mirimo itandukanye. So nuko bimeze rero bya The Jerusalem Post. Hanyuma n'aba bategetsi, hanyuma ndashaka rero kwigamba kwa Smotrich, kwigamba kwe kwa Smotrich kurihe nabonye harimo rwose ugukabya cyane, ati rwose na rimwe twigize tugira abafasha nk'abo dufite kuri ubu ngubu. Avuga ko n'ubwa mbere muri White House hagiyemo rwose ngo ubutegetsi bubumva kandi bugomba kubafasha. Ati rero ibi tugomba gushyiramo imbaraga tukabikorana ibakwe n'imbaraga. Aya mashusho rwose ninza kuyabona biraza kuba ari byiza, ari kwigamba ko ntaga nza kuyabona byari kuba byiza, ariko ninayabona ariko ndumva hano kuri Russia Today ntabwo yabura. Yego. Hanyuma hano niho yavugaga Bezalel Smotrich, ministre wa finance cyangwa se w'imari, avuga ko buri nyubako, buri drone irashwe, inyubako 10 ziraza kwita zibigenderanamo. Hanyuma rero ngibi, we have the most supportive administration we have ever had in White House. There has never been anything like it. Israel Smotrich, we are receiving full backing for our efforts on all fronts. Ati mu mateka yacu na rimwe twigeze tugira ubutegetsi budushyigikira nk'ubwo dufite kuri ubu muri presidence ya Amerika. Ibi nanone kandi bishimangira nyine yanginga, ariko hari abantu mbona bagihakana ko Isiraheli leta ya Amerika itari gukora ku byifuzo cyangwa se ku by'abanya-Israel bashaka. Hari abantu mbona rwose bakifite doubt kuri iyo ngingo. Bikwiye kuba clear. Ikigaragara nuko ubu butegetsi bw'abanya-Israel buri gukora mu by'ukuri bigendeye nyine ku byo ubutegetsi bw'i Washington birigaragaza ko bari gukora bagendeye ku byo bano ba Zionist bashaka. Kuko nka Smotrich ni ministre w'imari ariko unafite ijambo, nakubwiye ko cyangwa se nagiye nangaza kenshi ko uyu Itamar Ben-Gvir n'uyu Bezalel Smotrich nubwo ari ministre wa finance ariko afite ndabyita ngo iki, afite audacity kubera ko urumva nka ministere ayobora y'imari nta nubwo bundi mu byumvikana nanane ikwiye kubihurira n'igisirikare. Ariko uyu mugabo Smotrich afite ijambo rikomeye ku nzego z'umutekano za Isiraheli, ku rugero rw'uko rimwe na rimwe rwose usanga no mu nama z'umutekano uyu mugabo aba azicayemo. Ubwo byumvikana nyine ko aba ari umuntu munini cyane unagena nyine cyangwa se barizwa mu bafata ibyemezo n'ibindi
bigiye bitandukanye. Ati rero hano n'ubwa mbere rwose n'ubwa mbere tugize umuntu nk'uyu twumva. Hanyuma ikindi bamenye ko uyu mugabo minisitiri w'imari cyangwa se w'ubukungu, uyu mugabo rwose unasobanukiwe icyo amategeko avuga, n'umwe mu bantu bagiye rwose bashushanya bakanateza imbere by'imishinga yo gutuza bene wabo muri West Bank ndetse na Gaza. Hanyuma kandi yagiye amenyekana cyane mu gihe byitwa settlement expansion Israel irimo nyine muri Gaza na West Bank. Yagiye abiteza imbere nawe rwose wagiye ushinga imishinga, wagiye ushyiraho imishinga myinshi igamije gutuza bene wabo nyine muri ibyo bice. Hanyuma kandi anazwi cyane mu kuba ari umwe mu bantu bari gushaka gukora ibishoboka byose kugira ngo umubano w'igihugu cyabo, ubwo ndi kuvuga Israel ndetse na Arabia Saudite n'ubwami bwa Arabia Saudite, uwo mubano wongera uzahuke. N'umwe mu bantu rwose bari kwifuza gushyiramo izo ngufu bidakuyeho nyine, ariko akenshi usanga ibikorwa byabo bibagongana something, gusa n'umwe nyine mu bantu bari kugerageza ibishoboka ngaho nguko. Hanyuma rero Israel igaba ibitero ku idamu ya Kirayon iri mu bibaya mu gace ka Beka. Beka rwose iri no muri Bibiliya, gace bice byiza cyane. Liban bari ibihugu byiza mu kubirebesha amaso. Liban igihugu cyiza, ngira ngo urebe ibibaya n'iyi misozi. Liban ni heza cyane murabizi. Hanyuma rero uru n'urugomero rwatangaga amashanyarazi n'amazi hano muri kano gace ka Beka, mu kibaya cya Beka. Bazi ibyobokamana ubwo ako gace muri kwita mukumva cyane. Rero nk'ibi bitero bahagabye bikomeye byaje binasenya byinshi nyine bitandukanye. Hanyuma ikindi ntakibagirwa kubabwira, ariko navuze ko ndi bukigaragaze, sinzi ukuntu byanciyeho. Ntabwo byakwiye kuncaho kuko ahangaha Irani yerekana ya drone y'abanyamerika bahanuye bakoresheje systeme nshya yo kurinda ikirere bafite kuri ubu. Ubundi baragenda basenya drone ya RQ4 bayisenye rwose bayishyira hasi. Ngibi rero ibyo twavuga ko izi drone zasenyewe hariya, byumvikane ko nabo systeme zabo z'ubwirinzi zigeze ku rwego rwo hejuru cyangwa se zigeze ku rwego rushimishije. Hanyuma ikindi kuri the Hormuz letter bari bemeje ko n'amasezerano ahari ari kuganira ku byerekeye projet nuclear ndetse n'ibijyanye no guha uranium itunganyije Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu masezerano yose yaba ari kuba na hamwe ngo Iran iri kugirana ibiganiro nk'ibyo kuba bari kuvugana, bahise bemeza ko ibyo rwose ari ibinyoma. Pure light ni ikinyoma rwose cyambaye ubusa. N'amasezerano namwe ahari turi gushyiramo imbaraga afite ashobora guhurizwa no kugerageza kuvuga cyangwa se gushaka cyangwa se gushyira mu bikorwa gutanga uranium yacu n'ibindi byegera ibyo cyangwa se n'ibindi bisa nk'ibyo. Hanyuma rero ngira ngo mbashimiye, nago naba nibeshye, mbifurije umugisha w'Imana, mujye muhaha muronke kandi ibyo mugerageza gukora byose nimukaburemo umugisha wisumba byose. Reka tuze kubana mu yandi makuru araza kuba agezweho mu kanya kari imbere. Blessings over blessings.